ako se abastari bapfana iki n'amatabi ujya kumva umuntu ngo babaye umusitari akizamura akazina yahise ajya mu biyobyabwenge yahise ajya mu batinganya buriya se burya niho nabyo bitanga amajwi aho umusheni umeze gutya gute utafite ibyiringiro byo gukira ukiri n'umwana ntabwo uraba igikwerere komeza ukate birageza ku mugabo w'igikwerere wamaze kuyabona yagwiriye menyana nka naryaho bazi ni ibyago ariko noneho ubwo twamenyanya ndi ngiye nzabona amasezerano y'Imana mfite niyo menshi kurenza amafaranga nzatunga niyo menshi kurenza yo wumvise Marita wari ufite imodoka 3 nazo zose zaragiye shawa ndetse rica ubwo urumva imodoka ari ihenze kurenza amazu imodoka nyine imodoka ni igikoresho ushobora kwifashisha buri munsi cyane ko hari niyo wari ufite yakoraga mu muhanda yinjizaga. Yes, twongeye kubaha ikaze kuri Richard Empire. Ni bisanzwe buri gihe tubazanira abatumirwa cyangwa se duhosting abantu baza kutuganiriza. Tunashimira mwebwe mwakoze subscribe nawe utarakora subscribe icyo gihe cyo kugira ngo ukore subscribe. Dushimira abantu tubana umunsi ku munsi amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu abo twita aba diaspora. Turabakunda kandi namwe mukomeje kutwereka urukundo. Uyu munsi rero kuri kamera murahabona araza kutwibwira nanjye kuvuga ngo umumama mwiza cyane ariko wasanga wenda hari naba mvuze ibitari byo we aratubwira ukuri kwe. So watangira utwibwira. Okay, murakoze cyane kuri Richard Empire. Nitwa Marita Mukeshimana, mfite channel yitwa Marita TV Show. Nkaba ndi n'umukinnyi wa filme iby'ubwiza byo wavuze nabihari ariko ku mutima ndi mwiza ku mutima ya murakoze ariko physically n'ubundi rukurugaragara ntago nagiye kure y'ukuri ubwo niko mubibona ndabishimye murakoze cyane abo kwa Richard ndibaza hari abafana banje ba Marita TV Show nanjye wanje barahari kandi nanjye ndi umusabo wo kuri Richard Empire nishimiye kuba hano Bwana Marita mu mube hafi mu supporting tuzamurane. Okay Marita ntabwo nje ntinda ndatangira nkubaza ngiye niko ntangira kenshi nangira nibibazo uri umunyabibazo donc nangira nibibazo ikibazo cya mbere ngiye kukubaza ni ryari wabyutwumva ufite career yo gukina filime Njyewe bimaze igihe kinini nubwo natangiye kubishyira mu bikorwa nyuma namaze gukura ariko kera nyiri umwana niga muri segonderi nakinaga amateatre ku ishuri nkavuga n'imivugo ubu nzi no gukora amapoeme nawe uhimba mwiza cyane so numva ari kera cyane nyiri umwana mutoya wiga muri primaire. Ni ryari wicaye kuri kamera ukavuga ati itariki cyangwa se umwaka watangiriyeho winjira mu byo gukina filime 2025 nshobora kutibuka itariki neza ariko ni mu mwaka wa 2025 mu mezi ya mbere atangira 2025 ukaba urimo gukina filimi zitemerewe no guca kuri YouTube cano kubera uburemere zifite nyine nakubwiye ngo ni ibintu biri mu maraso ni ibintu biri mu maraso natinze kubishyira mu bikorwa ariko nangiye gukora pratique ntangiye kubona ko mbizi neza atari ibintu nihingamo nyine ntangira gukina rero iyo abakureba uko actinga nibo bafata umwanzuro akabatuye umuntu n'umuhanga arabizi bakagutumira wenda gukina ahantu runaka niyo mpamvu harimo n'umugisha w'Imana. Okay, turatangira gato yamubaza kuri filimi hari filimi yakozwe ariko ngo itazaca kuri YouTube channel kubera iki ari uko iyo filimi byahiswemo itazaca kuri YouTube channel ishobora kuzaca ariko ni filime yatwaye ubushobozi bunini yitwa Ntirumera subundi rica mvuze ngo Ntirumera wamenye ibyo ari byo akumva ari urukundo kuko ntago rumera nk'ibyatsi nje nuko nabivuga ntago rumera niko yitwa Ntirumera ni filime yatwaye ubushobozi bunini ni filime yakinnyemo abakinnyi b'abahanga cyane kuri YouTube cyane ishobora kuzacaho nyuma kubera ko vision yayo ni filime ihenze yakinnyemo Tijara Kabendera yakinnyemo Anita Pendo yakinnyemo ibyamamare bitandukanye harimo ba James harimo ba Israel harimo n'abandi benshi ba Ezira
yakinnyemo abantu benshi n'icyamamare nkangega nayo sinatinya kwivuga ahubwo abo bantu nibo nshaka ko duhera mu gihe gito wimaze harimo abantu benshi tujya muri ibintu ariko bikatugora kuzamuka ni gute wisanze urimo gukinana na Kijara Kabendera na Anita Pendo na James nande ni gute ushobora kudereza urugendo rw'uburyo wisanze wawe ya ni casting yabaye barankastinga nta kindi nyine bitewe urumva buriya Richard hari role nyine umuntu aba ashobora kumerita ku buryo reka ngo nk'urugero hari umuntu ushaka gukina ari umusaza ku buryo ukibona ko aho hantu harimo n'uzerore y'umusaza uhita utekereza guhamagara wa muntu buriya nawe hari ahantu bashobora kubona umerita pe Gaba ati nkibona ko harimo rore wenda y'umujene uri gutereta inkumi basohotse ndahita niyumvamo Richard Muhamagara ko yabahiye wendushyase uwako castinze se gutereta ntago nabishobora ko mbona ari byo ukunda gukina ngeyo ndebye mbona ari byo ukunda gukina cyane so rero ni muri urwo rwego bagukastingamo nta kindi kintu kiba kirenze buriya casting igendera ku bijyanye filimi yigiye gukina haba harimo nyine amarore runaka rero ntago bareba ngo nuwitwa gutya ahubwo baravuga bati iyi role tuyihaye kanaka azayidukinira neza rero ni muri urwo rwego bankastinzemo nyine nanjye njya gukina iyo role ariko nta kindi kintu bagendeyeho nta bindi pe nuko byagenze yagiye muri casting mbona babona ko role bagiye kumpa nzayishobora kandi ndibaza narabikoze neza nkuko babinsabye okay tukira aho ngaho hari indi filime murimo gukina n'umusore w'umuhanga kwa MK umusore w'umunyabwenge yego iriya filime kurimo gukina uri umurozi bira bintu nta kindi kintu bishobora kwica kuri kariyeri y'ubuzima bwawe kariya nakazi urica nawe koko nawe w'umukinnyi wa filime njewe ndumukinnyi ariko abantu babiri ndi umuntu mwiza ariko iyo bibaye akazi buriya niba ndi umukinnyi wa filime none numbwira ngo hita wambara nk'umusazi ujye mu muhanda utora amasashe kubera ko ari akazi nyine ndahita nisiga ivu nisige nambara ibintu bibi nagitinga nk'umusazi byensire ariko ntago ndi umusazi nabiriya rero nagitinga ndi umugome ndi umurozi ndi kugambana ntago mu buzima busanzwe ariko biba biri n'abantu baje bazamura imyumvire babone ko tuba turi mu kazi hanyuma nyine mu buzima busanzwe ndi umuntu mwiza cyane nta nubwo nshobora gukora ibintu nka biriya ariko kubera ko ari akazi ngomba kugakora uko kabaye ahubwo naravaho nkubajije nanjye wabonye narakinnye neza nk'umurozi koko congratulations kabisa okay iriya filime irateguye irimo ubuhanga bwinshi bari abana barakoze bakoze filime nziza MK arategura nakomeza kuzamura iriya ntuze hari ibindi wenda umuntu azamugiraho inama inbox ariko urebye imyaka afite na filime ari gutegura azagera kure kandi abantu bamukunde bamufollowinge bamuzamure MK n'umuhanga okay muri bintu by'amafilimi gutera imbere cyane cyane ngo habamo imbogamizi n'izihe mbogamizi wahuye nazo ku munsi wa mbere ushaka gutangira gukina filime kugira ngo nubwo waba ubizi gute imbogamizi zibamo hano abantu bose bayobotse filime kugira ngo uzajye kugera hahandi nyine umuntu yemera no kugukinisha ntago biba byoroshye hari n'abantu bahura n'imbogamizi ari umuhanga afite impano ariko kubera ko abantu basigaye barabizanyemo ngo kwishyura ngo nyishyura ukine nge ntawe abinsabye ariko nanone hari aho nagiye nkinira ubuntu kugira ngo mbaje kwigaragaza ibyo bintu ubundi mu by'ukuri ahandi hantu bateye imbere sinema itunga umukinnyi akagira hagera akanatera imbere ariko ahangaha urasanga sinema itunga na ba nyiri sinema gusa bagashaka no gukuramo amafaranga abakinnyi kandi umukinnyi abaje nawe ashaka kugira ngo byibuze azamure impano ye bizanamutunga iyo mpano izamubyarira umusaruro so rero muri rusange n'abandi bakinnyi kugira ngo uzabashe kubona platform ugaragaza impano yawe yo gukina ntago byoroshye udafite uburyo ngo wishyure cyangwa se wemere gukinira ubuntu kandi ubwo ndakinira ubuntu niba yakiniye kure ndatega ngende ngeyo kugira ngo mbashe kugaragara muri filime ye ubwo ni umuntu mwiza nawe wanyemereye kutamwishyura ariko nanjye natakaje kugira ngo mbashe kugaragara izo nizo mbogamizi umuntu ahura nazo muri filime okay aho ngaho rero ngiye kukubaza gutya
Marita ni umumama cyangwa ni umukobwa? njye ndi umumama byensiri n'abantu baba babireba umumama aba yigaragaza. Yeah. Gute se? njye ndi umumama Richard w'abana 3 ndi umumama nyine. Uri umumama w'abana 3. Yego. Aka kanya nk'umwana wawe ashatse kuba umukinnyi wa filime wamwemerera? cyane rwose kubera ko ni ibintu nyine nanjye urumva nakuranye njye nifuza no mu rugo urumva kubera ko bamaze igihe bambona muri ibi bintu abana banjye batangiye kwactinga ya bagomba kuzabonekamo abakinnyi ba filime byanga bikunda kuko ubona bactinga bakurikirana ya mbona ko nzagiramo abakinnyi ba filime kandi namushyigikira kuko nyine ni ibintu byiza. Nk'iyo ugeze mu rugo ugasanga abana barebye iriya filime wenda reka duhere kuri iyo kwa Imuke, nta bibazo byinshi bajya bakubazaho? Njyewe nkora n'uburyo ndi bubereke aho nakinnye nkabashyiriramo bakabireba ariko nkabasobanurira ko ubusanzwe abana banjye baranzi ko ndi umuntu mwiza mu rugo ariko urumva no kugira ngo ataza kubona ko ibyo nakoze muri filime bishaka kuba ari realite ndabwana aka nakazi naye nagiyemo bansabye gukina bimeze gutya ariko murabizi ko njye ndi umuntu mwiza nta kibazo ndi mama mwiza uvuga neza uba utakora ibintu nk'ibi ngibi nariko akazi kandi still banabonyemo udufaranga iyo minerivare yishyuwe buri kimwe cyose rero umwana bagomba kubyumva byanga bikunda ikibi nuko yajya ahura nabyo utabimweretse utanabimusobanuriye ashobora kugira ngo uri umugome koko kuko uri kumwima umwanya wo kuganira nawe ngo yumve ko ari akazi kuko niba nanjye ngomba no kubategura nk'abakinnyi ngomba kubumvisha ko igihe agiye kwactinga muri filime y'umuntu agomba kwactinga kuri role bamuhaye uko imeze nyine niba bamuhisemo turakina umeze gutya nuko wabonye ko agomba kubikora neza agomba guhita yisamporiza na wa muntu bavuze akinamo niba nyine ndi bukine nkuko nabikubwiye ndi umusinzi ngomba guhita nyine nk'umusinzi byensiri ariko bitavuze ko mu buzima busanzwe ndi umusinzi. Baguhaye role yo gukina uri indaya wayikina? Ni akazi. Yes. Filime nta mupaka igira ngo urahitamo ngo role runaka umukinnyi w'umuhanga agomba kuba ubwo atakina ikintu kimwe. Lori wigeze gukina ukavuga ati Lori nyikinnye neza yari imeze gute? No mu buzima busanzwe mfite role nyine numva ko nanjye muri ngeyo nzikinnye mba numva nishimye ndi satisfait nk'iyo nyine wenda ndi umuyobozi ahantu runaka nambaye neza nyine ndi kwactinga nk'umuyobozi ndi kwactinga nk'umujyanama ahantu runaka mba numva ko ndi muri role yanjye bwite ariko bitavuze ko n'ahandi bampamagaye nge role yose yari yose nayikina bapfa kuba bampemba nanjye ngomba kwactinga neza kugira umuntu wamaye amafaranga ye nawe abone umusaruro w'icyo yishyuriye. Okay, uravuze ngo gukina uri umuyobozi urakoze cyane unyinjiza neza mu kiganiro nibyaba bigendana n'ubundi n'ahantu wigeze kuba umuyobozi uri umukuru w'umudugudu ugiye gutungurwa izankura ariko harazikwerera iki ndahize cyane naje nk'umukiri unakuzanye sasa. Yes nta nubwo nabaye umukuru w'umudugudu nabaye ushinzwe ubukungu mu nzego z'abagore muri RPF Inkotanyi ku rwego rw'akarere ka Bugesera. Nagiye mba mu bajyanama muri njyanama mu mirenge itandukanye urumva rero ni byinshi nakoze nyine ndacyanakorerega ndacyubaka igihugu ko nkiri muto se nta kibazo. Ubwo rero nyine kubera ko kazi wakoze no kugira inama abantu cyane siyo mpamvu no muri filimi ariyo role ishobora gutworohera ya urumva namenyere guhagarara imbere ya public binatuma no gutinyuka izi kamera urumva niba ushaka guhagarara mu nama irimo abantu barenze 200 ukagira icyo wanonsamo ugatanga message baguhaye igihugu cyatumye ngo mutange igatambuka neza ukabasha guhandoringa ibibazo by'abaturage runaka aho bagize impaka rero urumva no kuba imbere ya kamera biri simple comme bonjour. Okay, tukiri aho ngaho nakubwiye ngo uyu munsi uratungurwa kuko ubu namaze kwinjira mu mavuta y'ikiganiro neza shaka ko uramfite ubwo se nk'ibyo warabikuye ibindi rero ugiye kumva nibyo biri bugutungure kubera iki waretse ubucuruzi wakoraga harimo no gucukura amabuye y'agaciro? Yesu we narakennye rica
narakennye izo nkuru zo nakoze ikiganiro ku Isimbi TV n'ahandi no ku Rugendo TV online ahandi cyanyuze nihe ariko abakunzi ba Richard rero abakunzi ba Richard Empire nyine bashaka kumva urwo rugendo tutagiye kurebera ahandi nigeze gutegura njya Central Africa ngiye guhiga kashi nyine nyinshi ndabivuga mu ncamake abazashaka kumva urugendo rwanjye rwa Central Africa uko rwagenze nyine bazaca kuri izo channel bazahita bambonaho ariko nagiye Central Africa baranyiba nyine bantwara amafaranga nari najyanye gushora marayo n'iminsi ndi gusurvivinga yo imyaka 4 mbasha kubona uburyo bwo gutaha ndagaruka rero urumva uyu munsi nta bishoro bifatika mfite business hano zaranahenze gushora na amafaranga menshi kera wabaga ufite miliyoni 2 ukabona ikintu ushoramo bikavamo sinzi uko byaje kwanga kuko gushora bisigaye bigoye bisaba amahumbi menshi rica za miliyoni 30 50 izo wabaga uzifite uri umukire rwose muri ya myaka yacu ya mbere ariko ubu nyine nanjye ndimo ndishakamo ubushobozi nzongera nsubire mu business byanga bikunda nimbona uburyo nicyo cyatumye ntagikora ni igishoro cyabuze ariko nyine mu mutwe ndacyari umucuruzi aho ngaho nzi ko bavuga yuko ubutunzi bwa mbere buri mu mabuye y'agaciro cyane ko uri na rwiyemezamirimo ukomeye nakubwiye ngo ndagufite sha urafite pe ariko nago ngikomeye mwana nari umugabo se kwidahabwa intebe niba mbizi neza cyangwa narakurikiye bihagije wari rwiyemezamirimo ku buryo amasoko menshi wayatsindiraga byaje kugenda gute kwisanga nyine waguye muri loss nuko byagenze nyine urumva covid 19 yasubije abantu benshi inyuma imaze gusa nk'icurukaho gatoya nibwo nyine nateguye mbona ibintu byanze bitari kuvamo neza ndavuga ngo reka nikoze Central Africa nyine bwo satani yari yansabye ngezeyo baterura n'utwo nari najyanye nagize rosi nini cyane nini n'uyu munsi ntaravamo ariko nyine mu ijuru hari Imana nzi ko bizongera bikemera nicyo cyabiteye uyu munsi sinshaka gupiganwa amasoko kampani ndayifite nta kibazo ariko nyine isoko na amafaranga nukuba ndabizi gutegura document nkegeranya ibisabwa no gupiganwa ndabizi ubu byabaye na online biroroshye kera twapiganwaga ujyana hard copy ukazitegura zanditse ukazijyana kandi wakibeshya Richard ugakererwaho n'isegonda rimwe muri sumisiyo bagiye gufungura amabaru nushaka ubuvuye hano wajyaga icyanguko wajyanaga ayo mabaruwa ku munsi ari bufungurirweho igitabo ukagitanga imbere kitari buca ahandi hantu kugira bahite bagifungura mu maso yanyu isaha niba bavuze ngo saa 4 ukibeshya zikarengaho umunota umwe nushaka ubugeze hano ku irembo ntago wowe uri bufungurirwe ibaruwa uri kumva akazi twakoze icyo gihe byazabaga kurara warayeyo cyangwa se niba wazindutse niba ufite n'imodoka ukabona iminota iri kujya ugahita uva ugatega akamoto ukirukanka ku buryo uri bwubahirize time ureke iby'ubu ngubu cyakora na online ariko urumva online still wicariye hano hamwe niho leta y'u Rwanda harimo haraza ibintu byiza kabisa ubu noneho wicariye hano urajya muri machine wemprime za document zose uziskane uzishyire muri systeme ujye ukirika usubmit gusa urengeje n'ubundi ya deadline bashyizeho ntago babyakira muri system irabirejeta ako nibingana no kubira icyuri kwirukanka ujya kudepoza biratandukanye so ibyo byose urumva ndi ahari ndabizi in case nagusha nyine gakashi nahita nongera nyine nka demara nta satani okay Mari uri umwe mu bantu muri Bugesera wari ufitemo ibibanza ufitemo n'inzu kuri cyashatse ibindi banakubwiye ngo nakuzira okay ndetse no mu mujyi wa Kigali by'umwihariko wari ufitemo inzu izo nzu waba warazirekuye cyangwa zaba zijyanye ibyo bintu byaragiye mani byagiye bishira nyine gutyo biba ari ibihombo rica ayo mafaranga yose baba batwaye ntago baba yatwaye bafite liquide abarimo ibya banka aya banka
ntago biba byoroshye rero ntago wahomba ayo mafaranga ngo uzabashe kwishyura banka cyamunara ziba zarabitwaye ariko it's okay njye mba nshima Imana guhumeka gusa abana baracyahari barahumeka ibindi nibishakwa ngitegereje Imana kandi yakizakora ndumva bigoye wihangane ntabwo biba byoroshye ariko se muri urwo rugendo rwose ntabwo ko wenda wari ufite nk'ibintu nyuma ukabitakaza bikabura inshuti wari ufite icyo gihe ugifite ubwo bushobozi muracyari inshuti kugeza ubu shawe zivuga mwana wa nta nshuti y'umukene ibaho mani nta mukene ugira inshuti shawe ibyo bintu ujye ubyihorera nta mukene ugira inshuti kabone n'ubwo muri ubwo rugendo rwawe rw'amafaranga waba waragize icyo ubamarira kugira ngo uzabone ugira icyo akumarira gikuye no ku mutima n'ukiguha aragucyurira arakiguha yabona ubuzima bukomeje kutaba bwiza akakurejeta akakwirukana nge rero no muri icyo kigeragezo cyanjye cyo gukubitwa n'inkuba niko nabivuga kuko nge ntago nakennye buhoro buhoro amafaranga yagiye aperi ibintu byose bishirira rimwe ntago ari kwa kundi wenda bigenda bishira gake wapi byagendeye rimwe byari bimeze ni Imana buriya hari yagize nabuze nundengera mbura inshuti mbura umuvandimwe sha nyine ndemera ahubwo hashimwe Imana yicaye mu ijuru buriya ngende isomo rinini cyane ryo kwereka abantu ko nyuma y'abantu bose bagutaye nyuma y'ibintu byose byatakaye Imana yonyine yakwirindira ukabaho nshobora kuba narariye ku bantu ntanahuye nabo mu buzima bwanjye bw'ubukire nabayeho ku bantu ntanahuye nabo mu buzima bwanjye nkize kubera ko ari ukuboko kw'Imana kwihagurukiye ku kantunga so rero inshuti zo ntacyo zamariye urebye ntago nabeshya n'uwari wagize icyo ashaka kumarira yabonye ahari hari ikitangiye guhinduka aranjugunya nuko bameza abantu kandi simbatindaho nizere ariko wenda yuko muri icyo gihe byari bikomeye byari bigoranye ariko ubu ngubu nanone bitakiri bibi nk'icyo gihe oya ntago ari nk'icyo gihe urumva noneho mfite abantu mwamwe erega buriya ikintu gikomeye cyane ni ukuba mu mwijima umwijima uragenda ukaguherana uhita ukubitwa n'iyo nkuba ukajya mu mwijima ibintu byose bikagusiga kuba udashobora no kwiyahura ahubwo n'imbaraga z'umutima zikomeye cyane ariko ubu uyu munsi bwarakeye nabashije no kongera gukaraba numva nakaraba nkajya mu bantu ntago biba byoroshye nguhe nk'urugero nk'uyu muntu ufite inonzi ingana gutya kwibona atakifite n'ibindi byose wenda afite ku ruhande bitagihari kwiyakira nicyo kintu gikomeye cyambere kurenza no kuvuga ngo wabuze ibyo kurya so rero uyu munsi numva narahumutse mu mutwe harakeye sinibaza ku mafaranga cyane natakaje ahubwo uyu munsi ndibaza kuba ndi guhumeka noneho nshaka kujya no mu bantu wumva ndi fiyeri yuko nafite amafaranga ko ntacyo bintwaye ndi umuntu nk'abandi icyo gihe uba utakibona nk'umuntu uravuga uti si ndi umuntu ndi n'ikigoryi ndi igisimba nararanga ukabona ibintu byinshi biri negatifu gusa ariko uyu munsi namaze kubona ko ibintu byose bishoboka biragenda bikagaruka cyangwa se ukabaho mu buzima busanzwe bw'abandi bantu babayeho si ngombwa ngo abantu bose bakire tugomba gukira yego ariko ntago abantu bose babaho bararutana inzego zigenda zirutana so numva meze neza icyambere ni mu mutwe numva ndi fresh kabisa okay nizere yuko wenda mu bintu watakaje ibyo ngibyo byo byarahise byaragiye ariko Marita erega Marita wari ufite amafaranga se kiragiye tumenyana nka naryaho base ni ibyago ariko noneho ubwo twamenyanya ndi ngiye nzabona amasezerano y'Imana mfite niyo menshi kurenza amafaranga nzatunga niyo menshi kurenza yo wumvise Marita wari ufite imodoka 3 nazo zose zaragiye shawa ndetse rica ubwo urumva imodoka ariyo ihenze kurenza amazu imodoka nyine imodoka ni igikoresho ushobora kwifashisha buri munsi cyane ko hari niyo wari ufite yakoraga mu muhanda yinjizaga karaga hasi ariko kari gakuze ko okay imodoka zaragiye cyakora uyu munsi hari ako mfite umuntu yanguriye ngo nyine mbe ngakoresha muri taxi nako ngendamo hatazagira umuntu nera confusion yambona ndi kugendamo nyakahati yarabeshyaga ariko nta modoka yanjye personnel mfite ubu ngo ntayo
uri umushoferi se? Ndi umushoferi ngewe. Nese sinitwaraga nyine ahubwo abantu bazamena akazi. Okay, ubujya hano bangurira akamodoka keza gasa neza. Nagutwara rica uzajya akazi ntukagende n'amaguru mpari. Mwabantu mwe murumva yuko Marita yanyuze mu bihe bigoye byari biremereye, ariko nanone nago yigeze yiheba ku buryo atabasha gukora, ahubwo watanga nimero zawe ku bantu ubwo n'abafite ikirori ndumva n'ubundi wabatwara byose. Nabatwara ifite imyanya 4 no wa 5 wa shoferi wabayikeneye ampamagara kuri 0787 17 indi nkunga nyine no kufurowinga kuri Marita TV show kugira ngo abasabu biyongere. Nibwo nkigatangira gacano ariko no se jamais ejo byazamuka kandi ni ahantu heza buriya Richard ntukareba inyungu gusa zako kanya ngo zize. Izi cano na ahantu heza kunyuriza ibitekerezo byacu gutanga message dufite nge numva mbikunze cyane kurenza icyo byampereza. Okay, Marita, ndakeka tugiye kugerageza tugane nko ku musozo, ariko nshaka kumbwira uburyo wowe ubwawe wicaye ukavuga ati nyuma y'ibintu byose naciyemo ngiye gufungura YouTube channel. Icyo gitekerezo cyo cyaje gute? Igitekerezo urumva ubundi tuba tugomba kugendana n'icyo bita digital. Umuntu wese burya agomba kutangira kuva mu bintu bya manuel agatangira kujya mu bintu biri ntuze biri soft. Bikora soft. Igitekerezo rero na kigize mvuye kuri YouTube ya Sabe, mvuye gutanga ikiganiro. Noneho Sabe navuye abantu benshi barampamagara bampumuriza umutima nyine bambazaga kuri iyo nkuru yanjye, baransuhuza bampumuriza umutima, numva ndabikunze. Ndavuga wow, hantu aba bantu inshuti kuko ubusanga n'ubundi hano hanze abantu tuziranye baratudesobye, ariko hano hantu kuri zino YouTube wihurira n'umuntu mutafite ikindi kintu muziraniyeho, yanagusuhuza guserega buriya na mwaramutsiraguma. Si ngombwa ngo ariko uzikubaho na telefone yawe utagira umuntu yihamagara, utagira message ubyuka ngo usange ati bonjour mwaramutse mute. Ni ibintu bibi cyane, ni hahandi uba bored ugatangira gutekereza nabi no kwiyahura. Rero mitamvuganireka ngiyewe nifungure YouTube channel ngiye nshyiraho ibitekerezo mfite, n'urubuga rwiza sinzahora inyuma ya Sabe ngo ko nungutse akanze nkakubwira ko mu kanya mbanye ikintu kitagenda ngewe nicara kuri YouTube yanjye nkahereza abantu inama. N'ubundi ndacyatanga wa musanzu nkuko wavugaga ko nari umuyobozi. Umusanzu wanjye ushobora kunyuza kuri YouTube channel byanga bikunda abantu 100 barebye niyabura mufashe message natanze. N'umusanzu ngewe ntangaho kandi numva mbikunze. Okay, nyuma y'ubwo buzima butari bworoshye nshaka ugire nka message wagenera abantu. Byaba kuba afite ubutunzi ndetse n'abatabufite message wabagenera niyihe? Duhereye kuba afite ubutunzi tubari baduheraho kubagenera message. Abafite ubutunzi icyo nababwira ni ukorohera abatabufite, kubera ko nta hantu umuntu atagera. Icyo kintu muranyivuga buri munsi. Uyu munsi wava hano ukazamuka ugakira, cyangwa se ukava mu bukire ukamanuka ukaba umukene. Rero birasaba ko borohera abantu badakize, nabo si impamvu zabo, nuko nyine isaha yabo ishobora kuba itaragera nabo ngo bagere aho ngaho. Ikindi nahoze nkubwira na kare, ntago twese twareshya. Ufite icyo uzamukeneraho nawe afite icyo agukeneyeho. Rero kumva ko wakize ukagerayo, kumva ko utagikeneye abantu, ibyo byo ni ubuswa bukabije. Natinya kuvuga ko ari ubuswa bukabije kuko nta muntu wigira, nta n'umuntu Imana itashyira ahantu hasi cyangwa ngo imushyire hejuru. So rero ikindi nababwira nuko bafasha n'abatishoboye nyine bakeneye inkunga yabo, yaba abakora mu mirimo yabo kubera ko bafite ubutunzi babubahe. Nahoze mbikoraho n'ikiganiro, hari ukuntu usanga bakoresha kubera ko agukoresha yaragufasha akagushyira nko munsi y'ikirenge cye, akumva nta gitekerezo ugira, nta jambo ugira. Kandi hari n'igihe rica uretse amafaranga kurusha ubu murusha ubwenge. Agukeneye ubwenge se bibaho? Ngewe ntago ariko mbivuze, ariko yakuzanye mu kazi kubera iki? Si ubwenge bwawe ashaka ngo ukoreshe iwe? Imbaraga n'ubwenge. Kuko reka ngwe nk'urugero,
none se ubu iyi hoteli twicayeho nyiri hoteli yateka ntiyazanye umutetsi w'umutekinisiye ku bwenge afite ngo aze ateke hano uwo muntu se nyine uri kuguhereza umusaruro ni gute wumva ko wamusuzugura ni gute wumva ko ushobora gusuzugura uwo muntu uri kuguhereza tekinike yafite n'umwubahe rero ku bantu bafite ubushobozi bafite amafaranga mufite ako kadefo ngewe mbibabwiye noneho mbareba neza ko gusuzugura abantu mukoresha kandi ibyo bintu si ibyo umukeneye yazanye imbaraga ze na tekinike ye akenshi uba usanga n'ikintu ari kugukorera wowe wakigwa ngo ugikore utagishobora rero mugerageze mwubaha abantu mukoresha ibyo ni inama ya mbere noneho ku badafite ubutunzi abadafite ubutunzi rero nibakomerere mu mwami kandi na ba bandi babufite bamenye ko Imana ari ibitanga kandi banamenye ko nta hantu Imana itakura umuntu kwiheba babyihorere ndi urugero rwiza bwo kubwira abantu ko Imana yakurindira no mu bukene bwawe ukabaho nta muntu uhagaze wawe nta nshuti yawe wagize icyo umarira ihahagaze Imana yonyine ikabyikorera mu buryo bwayo rero hari abantu bageraho bakagenda bakagenda nko kwiyahura urumva rica iyo nza kwita ku bintu byatakaye natakaje nka revizo cyamunara ayo mafaranga n'ibiki nk'uko wahoze ubirondora numvise unzi ntari nanabizi mba naragiye mu kagozi nkiyahura nkumva kuzahura nawe wari uzi ko ndi uwo mukire ukabona nyine nakubititse nabuze nayo kwishyura akamoto nkumva aturisiti nahitamo gupfa hari abantu batekereza gutya ariko ndagira ngo mbabwire ko nta kidashoboka uyu munsi wakongera ugakira ubu se ngiye ko mfite ibyiringiro ko nzongera kuyagira nta mpamvu kandi uko bimeze kose ndacyasunikiriza abana banjye baracyambona ntago nkwiye kwiyambura ubuzima nibyo nabwiraga abo bantu bajye bamenya ko ibintu byose rega nta nibyo tuvuka dupfumbase nibishakwa uyu munsi ntago nge navuka mpfumbase amafaranga ari umuntu wabyumvanyira wenda ashaka kuvuka iwabo hari imitungo ariko ntago yavuga ngo yaravutse asanga afite amafaranga gutya mu kiganza ayaheraho so rero ni ukushakisha ukaba ufite morale kuri umukandida wo gukira icyo kintu uba ugomba kukimenya ukamenya ko nta wandikiwe gukira runaka ku izina rye byanditseho ko nawe uri umukandida wo gukira buriya ubuzima nibwo bw'ingenzi ibindi byose uba uri umukandida rero ngewe buri iyi mpamvu mpora mvuga ko ngomba gukira nuko igihe ngihumeka hano ndi umukandida mu bakire ngomba kuzagera kure ariko n'Imana iravuga nibeshya nge niringira Imana kandi ndanizera rero niba hari ibyo iba yaragusezeranyije ugomba kubihagaramo mu mahame ukabaho neza ukabaho ubana n'abantu mu mahoro utanduranya sharica ubukene buriya butuma twanduranya noneho bugatuma wanduranya umushiha abantu bose ukabashihura hari abantu biyangira abakire bikiriye kandi umuntu afite umushaho ku mukire wikiriye ntuzabimwaka Imana niyo yabimuhaye niyo wakora ibiki ukuboko kw'Imana kutabigizemo uruhare ntiwabimukuraho ariko ugahora wanga umuntu kuko akize gusa abo bantu babaho iyo ni imishiha ya Satani ahubwo ikiza nuko yakira ukamenya ko nawe ejo byakubaho neze nawe ntukire ejo bazakwange ntago ari byiza ko dukereye inzangano zitari ngombwa twebwe nk'urubyiruko cyangwa se umuntu urimo gushaka iterambere wiruka ku mafaranga bikanga ukagenda ukiheba be ariko ikintu kirenze wowe warayatakaje ariko icyizere cyagifite umuntu urimo kubona yuko nta formule yaho yakura amafaranga wamugira nk'inyana ariko si urubyiruko nge rero reka nkubwire ntago mujya mufatira ku ngero z'abantu reka tujye muri ba mironko bakize bafite amafaranga turebe ba makuza nkeka ko bari bagaragaraga nk'abakire cyane bafite n'imyaka y'ubukure sibyo ra mama makuza yaritahiye aruhukire mu mahoro ariko nka ba mironko plastic bande batangiye kuvugwa amafaranga ari abagabo b'ibikwerere bamaze gukura none zubu nkaho umushene umeze gutya gututa afite ibyiringiro byo gukira ukiri n'umwana ntago urabe igikwerere komeza ukate birageza ku mugabo w'igikwerere wamaze kuyabona yagwiriye wikumva ko nonaha ushaka guhita nyine ugaragara mu bakire guteze nyine utarakora ikofi
ahubwo uko ugenda ukora iyo kofi yiyongera. Fata ubundi hari principe nuko biba bitoroshye nyine, ariko ubundi ugomba kuba ufite igihumbi cyawe urimo uvuga uti kiraza kubyara ikindi mbere yuko njya kukirya, sibyo? Ko bigoranye muri iki gihe mari. Biragoye. Ufite ibihumbi 5 ukajya kuri boutique. Urahaha ukabona bivuyemo. Ntago byoroshye nyine. Kigali nibyo nakubwenge narageze nawe usanga harahenze. Nago niyo mpamvu wumva narasubira no muri business zanjye, kubona igishoro biragoye. Nta n'umuntu ugiguye kera rega twaranabagurizaga umuntu kamuha 2 miliyoni 5 miliyoni akagenda kikubarira bikemera, ariko ubu nta muntu ukiguguriza n'amafaranga. So rero nimba no gukoresha amaboko rica. Ikindi nahereza urubyiruko inama bo baracyafite n'izo mbaraga zo gukora, nibamere gukora imirimo iyo ari yo yose. Imirimo yabuze mari. Uraza gusanga nujya mu mateka bari abakire wagiye wumva. Harimo abakiriye ku magi baracuruje amagi n'ubunyobwa. Harimo abacuruje ikarito rica. Ikarito irimo ibibiriti, irimo amasigara. Kandi bakagenda bongera. Niyo mpamvu bajya gukira akajya kuzagwiza amafaranga amaze gukura. Mwebwe bamashaka guhita mugaragara mu bakire bari muri iki gihugu, kandi ntago muri ayakorera. Nese nyine yaturuka he? Urubyiruko akenshi iyi myaka mufite niyo kubanza kuyakorera, then ukazagira gute ukazagaragara mu bakire mu gihe kizaza kiri imbere. Niba turi gutegura nyine abagabo bejo hazaza, abakire bejo hazaza nabo bari kwitegura, ni mwebwe nyine mugiye gutangira gukora uyu munsi, ejo hazaza mukazaba muri abakire. Ariko si uyu munsi uraje guhita ukira, urahita wibarera. Wabona ho Okay, mari. Urubyiruko rwinshi rugiye mu biyobyabwenge ndetse n'indi mico myinshi itari myiza. Hadutse ibintu by'ubutinganyi. Ubwo butumaze abasore butumaze abakobwa. Shani hatari inshuti yawe. Rero ukurikije wenda kera wowe uko wakuze n'iki gihe urabona hari ahantu byahurira. Ntago byoroshye digital twinjiramo irimo irinjira no mu bana mu mutwe hakangirika. Ibi bintu by'ibiyobyabwenge byo biratumaraho abantu. Ngejo bundi nawe zembaza noneho reka no kujya mu rubyiruko wenda rwo hasi rwo rushaka kuba rudafite n'uburyo bwo kugura ibyo biyobyabwenge. Yego ntiyaburamo runtu hako se abastari bapfana iki n'amatabi. Ujya kumva umuntu ngo bayi mustara kizamura akazina yahise ajya mu biyobyabwenge, yahise ajya mu batinganyi. Buriya se burya niho nabyo bitanga amajwi. Hanyuma se aba yarazamutse gute tukamenya gute ko tubamenya nta tabi banywaga, ahubwo ko ari bwo tunabamenya neza. Umwana akagorora ijwi mu muhogo ukavuga utuyu ni umuhanzi. Urumva urubyiruko twagendeye ku mico y'amahanga cyane. Nyine muriba muri ibi mita ibintu byo mu mahanga. Niba ubona Michael Jackson yarihinduzaga uruhu, nawe urashaka yashyizeho tatuwaje, uruhu yarugiye mu mashini bakaruhindura. Urabona undi muntu yateretse amadrede, niyo wumva nyine kugira ngo ahari witwa umusitari. Niko biri bugende uhita utangiye kwiga niba yaranywaga ibiyobyabwenge, niba yaragiraga gute. Nshuti yanjye mwarese tukagumana umwimerere w'abanyarwanda. Naho biri gupfira nutanywa itabi banza utari bwitwa umusitari, nutanywa itabi banza utari bwitwa umujene ahari ugaragara. Kandi ntago bizakubaka, uzasenya utageze nawe wenda gakugera. Urumva? So rero shana ababyeyi na Yezu na nyina nakubwiza ukuri, Satani yarahagurutse. Ujya kubona ukabona umuntu akaba ari we ntangarugero mu bandi, niwe wahise yishora muri ibyo bintu. Kuko nk'ijisho rya rubanda, abasitari n'ijisho rya rubanda bareberwaho n'abantu benshi. None se niba abasitari bijanditse mu biyobyabwenge bafite abafana b'abajene, tuvuge nkawe ufite iyicano uri umukinnyi wa filime, ubu hari abajene bahagaze hariya buri munsi bareba Richard ni mu ntoki, akubone mu itabi kabiri nawe arayitarinywa. Ni namwe mwishura urubyiruko rw'u Rwanda, ahubwo abasitari babanze babahereho muri ijisho rinini ry'abantu, kuko babakopeyeho ibyo bintu bagahita nabo bijandika mu biyobyabwenge. Basitari rwose aho muri mumbabarire cyane, ariko ntago nibaza icyo mupfana n'amatabi.
sinumva feva itabiri baha nta nubwo numva ibiyobyabwenge ibyo byose mukoresha by'amakokayine n'ibiki cyo bibamariye tubamenya nta n'izina mwagiraga mwebwe muvuye haya mu myumbati mukaririmba mugahogoza tukumva turabashimye abantu bakabafana wamara kugera kuri stage nziza tugushyizeho ugatangira kwangiza abana b'u Rwanda bakureberaho siritople n'ukuri ngewe ni nabo naheraho buriya ukivuga iby'amatabi nge numva abasitari none wowe ubwo ukuntu hise ubivuga wanarakaye oya ndarakara uzi impamvu se uyu munsi Marita nge ndi kuforowingwa n'abantu wenda 300 ndi kubaha ndi role model wabo hanyuma se ninica abantu 300 urumva ntangirije igihugu ariko umwana wenda uri kuri nkiriya nta n'umuzi rero umuntu uzwi niwe ntangarugero abagomba kuba umuntu ugomba kuyobora abandi mu nzira nziza bakoze mobilisation yo kuva ku matabi bose bakanahamagarira urubyiruko kuyavaho izina ry'Imana abasitari ukuntu bakundwa ibi bintu byahita bihagarara. Okay Mari tukiri ku basitari hakunze kubaho gukompeta hagati ya Bruce Melody na The Ben muri abo bantu fanande abagabo bose se ko ari intarumikwa ariko n'abagabo b'intarumikwa rero ikintu gusandaza gushyira ku gasongero nta kibazo ariko bose n'abagabo nubaha babahanga mu kuririmba mu buhanzi kandi no kwiyubaha by the way bano bagabo bafite nuze nziza mu bijyanye n'imyubakire y'ingo ubona ko bo batagaragara nk'abantu bashobora gusenya ingo zabo ariko ku gasongero buriya Tayiga nyine ni Tayiga ahora imbere y'abantu benshi ndumva atari nge mufana we wenyine kandi ikindi Tayiga aracyari umuntu ufite n'amarangamutima burya uriya mutipe uzatinya umuntu ushobora kubona ikintu kikamutera emotion ntago arapfa mu marangamutima urumva bivuze ngo ashobora no kugira impuhwe buriya rero atandukanye n'abandi bantu bona barashiririye nka Marita baraka uri kumva ndamufana cyane ariko bose nabagabo b'intarumikwa ikindi Tayiga mbona akunda gutera intambwe yo koroha nakurikiranye kiriya ntuze yabo baje kubonana n'abanyamakuru n'abafana bababwira iriya tuwa bagiye gukora bari kuvuga kuri iriya tuwa bagiye gukora mu turere mu ntara Pluto avuga ko ari w'igitekerezo cyaturutseho cyo kwegera mugenzi we kubera amakimbirane y'amazi iminsi avugwa muri social media abona ko social media igiye kubasenya burundu aho kububaka atera intambwe yohereza abantu be bajya gushaka Bruce Melody ngo baganire ruriya ni urugero rwiza rw'umusitari ni urugero rwiza rwo gushaka gukora reconciliation rwo kwiyunga wubwe buriya Ben ni umusitari kameme yashobora kwihagararaho ntacyo asaba Bruce Melody na Bruce Melody ashobora kuba ntacyo yamusaba ariko se baba batanga uruhe rugero muri rubanda bo ubwabo babaye separate aha kwiyunga ngo noneho berekana indero nziza nk'abantu b'abasitari tureberaho so nicyo rero nanjye navugaga niba uzi kuri umusitari fata urugero nk'urwa Ben aho kugira ngo mugaragaze amacakubira ahubwo ni muzamura ubumwe n'ubwiyunge tubarebereho kora neza tukurebereho kandi sosiyete yose yazamuka naho ngaho buriya uko ukuza izina ujye ugerageza no gukuza imico myiza niyo nama nge nanabagira. Mari nshaka ko tugana ku musozo tugana ku musozo muri iki gihe ubona iki kirimo gutuma ingo nyinshi zisenyuka shani communication itari kujya hejuru abantu bari no gusenya kubusa iki kintu uzongera gitegureho tukivuge ukwacyo cyaba ikiganiro ukwacyo cyihariye kuko ibi bintu turi kubona byingo ari n'igihe winjira muri details z'ibyasenye urugo ugasanga ni initire ngiye nk'urugero nk'umugabo ngo yaciye umugore inyuma waguciye inyuma mubabarire none se ubundi hari aho uzajya batazaguca inyuma ego mana umujura n'uwafashwe ariko abatafashwe nibo benshi ese ubundi wowe ujya guhiga ayo makuru ngo bari kuguca inyuma ayo makuru wayihoreye arakufasha iki mu bintu biri bugufashe koko ngewe ikintu gisenya urugo nka cyemera ni umugabo udafata inshingano uwo mugabo we kurera abana no kwita ku rugo kuruhahira umugabo ni umutwe w'urugo yego umugore ni umutima w'urugo ubundi kwifuza ko umugore kugomba kuba ku mugabo turi mu iterambere rivuga ko tugomba gufatanya yes nanjye ndabyemera ariko nyine ntabwo uri butandukane na Bibiliya yavuze ko kwifuza ko umugore kugomba kukubaho haguruka ukore mu mbaraga ufite
nanjye nzikoresha ariko umenye kuri nyir'urugo. kubera iki umugore ashobora kuba ahembwa nk'umushahara w'ibihumbi 500 ayo mafaranga akaba yayashyira ku ruhande ahubwo agasigara arimo kubara salare y'umugabo mu biterwa n'iki nawe nyine ari gukora ibintu bitari byo nese ujya nge nigeze mvuga ko gusenya bishobora guturuka ku mugabo gusa no ku mugore byamuturukaho none se uraza kuryamira umuntu herega n'uwanyu urakora kwa so na nyoko hari icyo bakorera kugira ngo nabo bagukorera inshingano za kibyeyi uwo none yanakubyaye uraza kumubera umuzigo gutese ujya gutsimba amafaranga wagize n'amahirwe urayabona aho kuyazana ngo muyaparitaje ibibazo by'urugo ugashaka kurya imitsi y'umuntu n'uwo mugore nawe si mwiza rero ibintu bibasenyera niyo mpamvu rero nkubwiye ngo uzashaka umwanya w'iki kiganiro tukivuga ukwari ibyinshi niba babyikururira kandi byanakemuka. Okay Marie, reka tugane ku musozo tuzafata umwanya twongere tuganire kuri iyo topic y'ukuntu ngo zirimo gusenyuka. Okay, urubyiruko inama warugira dusoza mu munota umwe. Urubyiruko rero ngewe nubwo navuze ko hari barorumodo babo ngewe inama nabagira nuko umuhungu n'umukobwa bahaguruka buri wese akimenya. Kwirirwa urebera kuri ku mukobwa ngo w'icyamamare warumbye nawe ukumva ko ubwarara mu tubari uri buraremo hanyuma se ubundi urupfu rwawe azaruzamo ko wishinga imyenda yawe ikarangara. Urumva kabiri umusore uri kurebera kuri ya mpano yagaragayo n'ibiyobyabwenge niyo mpamvu ariwe nanzeho urugero ko yanyweye ikiyobyabwenge nawe ukajya kukinywa hanyuma se buri yapfuye rwiza ntari mu munyururu uri kugana ese ujya gukopera imico mibi. Urubyiruko wowe ubwawe ukwiye kwiyubakamo wowe wanyawe nta bintu bibi ubundi ikintu tukwiye gukopera mu by'ukuri ubu ukwiye gukopera imico myiza ariko imibuga itujugunya ku ruhande uzafata ya mpano wese umufata umukopiye ujye kuba nka ya mpano uko ateye buri kintu cyose wakopiye ibyiza afite niba afite ijwi ryiza ryo kuririmba no guhimba indirimbo ukaba ari byo ujyana warangiza ibyo afite bibi ukajugunya umwanda. Rero urubyiruko mwe gukopiye ibintu by'abandi iyo mico y'amahanga reba ku muntu niba ari rorumodo wawe urebe icyiza akora muri ayo mahanga niba ari umunyamahanga ureberaho umusitari ibi bubyihorere nicyo nabagiraho inama kuko urupfu rwe rushobora kutaba nk'urwawe. Hanyuma we ni umukiravuka no mu miryango ikomeye abazamusapotinga uri kwigana ntugira n'ipantaro yo kwambara cyangwa se ikanzu nziza wahagurutse ugakora ukava mu ngeso mbi ukava mu tubari ukabanyamwari ejo bakazagusaba bakagukwa. Erega uriya ashobora kurara mu kabari kubera ko avuka ahantu hakomeye kubona umugabo ntibizamugore bagakurikira amafaranga rica. Yego birashoboka. Uziko igikobwa kigira indaya kubera ko ari cyo kwa kanaka ariko kigasabwa kigakobwa wewe ukabura umugabo cyane. Yes, rero umuntu agomba kurinda izamu rye afite hanyuma mugakomeza nyine mukanasenga. Ngiye sinjya ntinya kubabwira ko urubyiruko rugomba gushyiramo imbaraga mu gusenga kuko nyine barahagurukiwe satani nawe abashaka kuyobya urubyiruko cyane kandi nibo abayobozi b'ejo hazaza nibo bagore b'ejo hazaza. Rero urumva basenge cyane kugira ngo ejo hazaza tuzabone abantu bazima. Marie, reka tugushimire cyane wakoze kubana natwe. Ndakeka iyi message utanze cyangwa se iki kiganiro gishobora guhindura ubuzima bw'abantu benshi abari mu biyobyabwenge bakabivamo. Umuntu wumvaga yuko mu gihe yatakaje amafaranga atakongera kubona andi wabaye itafari ryiza ryamuhumuriza akumva yuko azongera kwisanga mu buzima bwiza. So ndagushimiye kubw'umwanya waduhaye. Wakoze cyane. Turashimira abantu twabanye umunsi ku munsi. Abantu mwakurikiye iki kiganiro turabashimiye cyane muraba agaciro kandi muraba ingenzi. Wavuga imbuga zawe nawe ukoresha bakagusura? Ngiye nkoresha kuri YouTube channel yanjye yitwa Marita TV Show na TikTok yitwa Marita TV Show, nkoresha Instagram nkakoresha na Facebook Mukeshimana Marita kuri Facebook. Mukore subscribe mushyiremo comment nge mbashaka kubabona kandi mujya mumbwira ko mwavuye kwa Richard. Njya mbibona wandika ngo
ngo ndashaka kukubona muri comment. Wanashimiye abantu bakunze gutera comment mu kiganiro cyane rwose ariko mujye mubikora by the way. Mujye mutwandikira tubabone kuko iyo wanditse n'izira genda kubona mwakumenya ko mfite ku mutima. Ndabakunda cyane kwa Richard, mukomere cyane muba amahoro. Yego, so Marita turagushimiye cyane wakoze.